ndaza ndaririmba barabishima vraiment na padiri araza aravuga ati courage, directeur araza ati courage ni byiza, ati none ugenda uyifate neza mu mutwe ejo indirimbo yawe niyo izaririmbwa. Abantu bataha bari kuvuga ngo Kizito Mihigo umwana aririmbye nka Kizito Mihigo ngo uyibere nk'iriba ivoma wamazafutse ngo iyahisi yose atubera inyota ya roho dufitiye rurema. Inspiration ni ukuvuga ngo njye nkunda umugabo bite ntahandi nayikura. Ari abaririmbyi kubera ko uriya mugabo yandikaga indirimbo zifite ubutumwa. Kizito Mihigo. Maze kubona yuko ibyo nkora bidahagije ndasaba ngo unyongerere murenge imbere mu kwemera no kukwemera njyewe n'Imana iteka ryose. Maze kubona yuko ibyo nkora bidahagije ndasaba ngo unyongerere. Kuko urumva nimba nshaka kuririmba indirimbo nk'iyo ngiyo ikiza, iyo nawe waza ari umuntu amaye screenshot yarayipostinze umuntu aravuga ati se umuntu ni Kizito Mihigo. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Namenye ibanga ryo kubaho neza nugukunda Yezu nkamuha ibyanjye byose. Alleluya alleluya iryo ni ryo banga. Rungano rubyiruko twamubera intumwa, twamubera abahamya, twamubera abashumba. Araduhamagara waza nawe waza. Babyeyi muturera nimudutoze gusenga, nimudukundishe Yezu iyo nzira nziza natwe tuzayikurikiza. Bana mukiri bato nimukunde gusenga, nimukunde Yezu we nshuti y'abana bato. Nimumwitabe muti karame Yezu ndaje. Yezu afite byinshi ukeneye yiteguye kubiguha. Araguhamagara waza nawe waza. Imodoka nziza ukeneye iyo ni Yezu yitanga. Araguhamagara waza nawe waza. Ubwo butunzi ukeneye nabwo ni Yezu butanga. Araguhamagara waza nawe waza.
abo Yesu yagiriye neza nibo barimo barashima. Abo Yesu yahaye urubyaro nibo barimo barashima. Abo Yesu yahaye urukundo nibo barimo barashima. Abo Yesu yagiriye neza nibo barimo barashima. Rero reka ntangire mbasuhuza mwese cyane abantu mudukurikiye ku Mpanuro TV. Ntangire mbifuriza ibihe byiza kandi mbifuriza amahoro y'Imana mu byo mukora byose. Shimire abantu badukurikira bagafata umwanya bakaduha ibitekerezo cyangwa se bakaduhamagara kugira ngo tubashe kuganira nabo, nawe aho uri bibashe kugira icyo bigusigira, haba mu buryo bw'imyigire y'ubuzima ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Uyu munsi nateye intambwe shaka kugira ngo negere abanyamuziki. Uyu ni umwe mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, ariko mu buryo bw'umuziki utamenyerewe cyane hano mu Rwanda, ariko niwo muziki abantu bemera ko wujuje ibisabwa byose. Araje abibwire rero. Ni umwe mu basore batoya ariko bafite impano navuga ko idasanzwe. Ni umwe mu bantu navuga ko bafite umwihariko mu miririmbire ye. Abantu benshi cyane bumvishe ijwi rye cyangwa se ko aririmba, hari ukuntu babisanisha namwe mu majwi y'abanzi batandukanye, ariko cyane cyane witwa Kizito Mihigo. Ngire ngo muraza kumva byinshi cyane. Ni umuhungu uteye amatsiko cyane, nanishimye cyane. Nawe witwa Pacifique, araje abibwire mu buryo bw'umuhanzi. Reka tukwakire ku Mpanuro TV, tunishimire kuba turi kumwe nawe. Amakuru bimeze bite? Murakoze cyane. Amakuru ni meza rwose. Nitwa umuhuza w'umwe Pacifique nkuko babivuze. Ndi umuririmbyi Catholique. Abanzi kuri Shema Yves ni njyewe. Abanzi kuri Cyakoyi ni njyewe. Abanzi kuri Mampuya ni njyewe. Mazina yose se? Nayanjye. Witwa umuhuza Pacifique. Ngo witwa Cyakoyi. Cyakoyi bisobanuye? Cyakoyi ni izina abasirikare bampaye. Waye n'umusirikare se? Oya. Afande. Gute se ubwo? Ndavuga ngo urabona abanyeshuri barangiza itorero. Yego. Barangije amashuri secondaire. Habaho igihe cy'itorero. Bakajya mu ngando nyine nawe urabizi. Yego. Abasirikare rero ukuntu babonaga umuntu uri sharp, bese bakamwita cya company. Cya company rero kumva ko cyane ni Kinyarwanda, company ni Cyongereza. Mu Giswahili rero ugasanga ni Cyakoyi, bahita Cyakoyi. Shema Yves ryo ni izina rya system ntabwo abimenye. Mampuya ni izina ry'umupira w'amaguru, cy'umupira w'amaguru. Niyo mpamvu mfite amazina yose. Mungu zikari military system none mwuka byara ibyo bintu byose ni byawe. Rero uyu munsi ndishimye kuba ndi kumwe nawe, na cyane cyane ko nk'umwe mu baririmbyi navuga ngo bakora umuziki. Uyu muziki ajya babita gute muririmba? Ni urumva nge ndirimba gospel. Actually gospel rhythm y'umuziki uririmba hari R&B, ntabwo ari R&B. Iyi muziki babita gute ubundi? Navuga ngo urumva ko ni gospel catholique. Yego, gospel catholique. Filimo classique, musique classique. Nkunda kwibanda cyane mu bintu bitaranjyana kure cyane, cyangwa se ngo njye mu R&B. Umva ko ndi kurimba gospel, indirimbo zarimba Imana zifasha abantu gusenga. Yego. Muri rusange ndumva ari ibyo ngibyo. Uri umukristo cyangwa ubikora? Ndi umukristo vraiment. Mfite korali ndirimbamo, mfite Action Catholique, imiryango ya Action Catholique mbarizwamo. Muri make ndi umukristo. Uri umuregio, uri umukristomatique. Ndi umukristomatique. Yego. Mbere ya byose umwe n'umukristo, reka tubanze twiragiza Imana mbere na mbere, udushyire imbere y'Imana kugira ngo n'abantu turi kumwe byose biraza kubera hanga bize ko biri mu ruhande rw'Imana. Kwe rero nk'abakristo Gatolika tumanza ikimenyetso cy'umusaraba. Nimba nawe umukristo Gatolika turajyana. Yego. Izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu. Amen. Roho Mutagatifu usanga imiti bakamera gukonde warizuro wawe yose bishya nisabane guhinduka. Dusabe Imana yabinyisha kwemera Mutagatifu, turagusaba kubwizwa nawe kundi bitunganye no kunirwa nabiteka ngo Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu twishize mu biganza byawe, waturi kuba twagwa. Yesu twishize mu biganza byawe, waturi kuba twagwa. Ku izina Mutagatifu. Amen. Imana igumugisha cyane rero. Ni byiza cyane ko tubanza kwiragiza Imana kuko byose biri mu ruhande rwayo.
So ndaza gukoresha iri zina kugira ngo bize koroha rero. Nkoreshe Muhoza Pacifique, nkoreshe Shema Yves, nkoreshe Cyakoyi. oya koresha Umuhoza Pacifique. Okay, ni nayo mazina yawe. Nayo mazina yanjye yemewe mu mategeko. Ni byiza cyane rero baba mwabanye ndizere ko baraza kugenda babyumva neza. So ubundi usanzwe umuri muntu abafite aho akomora impano. Ubundi wavukiye muri Kigali, uyu munsi Huri, wavukiye muri Kigali, watangiye kuririmba ryari? Ubundi Shema Pacifique ni muntu ki muri rusange ku muntu utakuzi ugiye kubona gutya cyangwa se yarakuza ariko atagusobanukiwe? ni ukuvuga ngo Umuhoza Pacifique ni umusore, ni ingaragu gira wubake rero. bizaza nabyo ntabwo wasimbuka etape, genda boro ni ingaragu, aba i Kigali, urumva ariko ntabwo hatuye, aracumbitse. Umuhoza Pacifique avuka mu karere ka Burera. Burera rero kure cyane ntabwo hamenya. Burera bere ibirunga byose n'ibirayi n'udusura tuzaguha. Yego. Umuhoza Pacifique ni imfura iwabo ku babyeyi babiri nk'uko twese tuvuga. Yego. Akaba umuhungu umwe mu muryango w'abana bane, kumva abandi bose n'abakobwa. Umuhoza Pacifique yatangiye muzika ku buryo nabwo wabona ari accident nyine. Bya bindi ko akunda kubwiye ngo mfite amazina menshi, kumva nakoze ibintu byinshi. Nuvuga ngo mu buzima busanzwe natangiye muzika kumenya ko nshobora kuba nzi kuririmba neza koko. Nigaga mu ishuri bita École Secondaire Saint Charles Rwanga i Runaba. Niyo muri Burera n'ubundi ruguru i Butaro. Neza Butaro. Ikigo cy'abihaye Imana ariko bari mix, ntabwo ari kuvuga ngo wenda ni single, oya bari mix, baravanze abahungu n'abakobwa. Navuga ngo natangiye igihe cyo kuririmba 2013 nibwo namenye ko nshobora kuba nzi kuririmba. Ni ukuvuga ngo ku ishuri kubera ibintu byinshi nakoraga, wakinaga umupira. Twabaye umupira, habaye nk'umupira nza kugira ikibazo ndavunika. Mvunitse noneho banyandikira inshinge. Banyandikira inshinge nkajya kwiteza inshinge. Inshinge banteraga rero zarandyaga. Kumva ko naragendaga kuvayo bagahita bambwira ati kajya kubyuka kujya kuryama. Mvuyeyo njya kuryama nk'ibisanzwe. Ariko muri iyo minsi Papa Benedicto ataravaho yari yashyizeho umunsi wo kwemera. Ashyiraho ku isi yose umunsi wo kwemera. Noneho nk'ishuri Gatolika turabiziza, urukumva ko twarabizije. Habaho nicyo kugira ngo batoranye ibihangano, abantu baririmbe amakinamico, imbyino n'iki. Ubwo urukumva ko uwo munsi nayo mvuye kwiteza inshinge, habaye kugira ngo babipresente, bahitemo ibigomba kugira ute gukinwa bitewe na karite bifite. Noneho class yacu niga mu senior 5 bari abantu bapinga cyane. Bapinga cyane baravuga reka ibintu byo kwiyemera biza ntabwo nta kigo cyabura abantu bafenteze. Noneho ubwo animateur aragenda abwira chef de classe, namubwira chef de classe yawe vraiment ni indiscipline gusa, turayihana. Ni gute mu bintu byose bishobora gusanga harimo théâtre, imivugo, gusiga, imbyino, indirimbo, habuze ikintu na kimwe, timura neglija ni indiscipline, turabahana. Ubwo nge ntabwo nari mbizi, ndi muri dortoir ndyamye. Ariko narabaga no muri korali, urukumva ko hari kubanza misa iririmba. Ba muri korali ariko nabwo urukumva sinari kugiye kubera ko nari narwaye, bazi ko mvuye kwiteza inshinge. Nari ikintu cyabaye nashatse ukuntu sohoka biranga. Bageze urukumva bacomeka muzika, abantu ntangira kumva bari ku entertaininga, numva birambangamiye kuba ngende muri dortoir. Chaka trick ituma nsohoka kugira ngo mve muri dortoir njya abandi bari. Mbibwiye Dedor, chef de dortoir, ndamubwira ni chef de dortoir rwose nshaka gusohoka nanjye njye hariya. Aravuga ngo ntabwo bishoboka. Kubizi ko bazi ko ufite ikibazo cy'inshinge uvuye kwiteza, urasohoka bavuge kugiye. No naramubwiye ni nshaka chef de classe. Noneho chef de classe aje ndamubwira, ariko byari nka trick kugira ngo nisohoke. Ndamubwira ni chef de classe, njye mfite igihangano, mwareka nkajya gupresenta igihangano cyanjye. Ariko wararirimbaga bisanzwe? Naririmbaga bisanzwe muri korali. Ariko nubundi nkuko wabivuze, wavukiye muri famille catholique? Wavukiye muri famille catholique. Kera ndi umwana nabyinaga mu kiliziya. Urukumva ko n'ibintu bigenda
bizamuka utazi aho bivuye, ushobora gusanga ari vocation ariko nyine vocation utazi aho iva ariko bikurimo kwa. None icyo gihe chef de classe namubwiye gutyo yumva araruhutse, ahita ajya kubwira animateur njyewe umuntu ugomba gupresenta classe ari muri dortoir yaravunitse, ati ninde, ati banyitaga Shema Yves, ati ni Shema Yves. Ahita amubwira ati okay nabari Shema Yves none mugende mufungure, ati se karwaye arabigenza gute, aravuga ngo ari iranje. Ubwo nanjye chef de classe yajya kubwira chef de dortoir baza kumfungurira, ariko mu by'ukuri numvaga ndavuga ni igitego ndagisinze, ndasohotse tu. Ngezeyo bya bindi nagiraga blague bibaye ibintu biserida. Chef de classe arambwira ngo rero ngo representa classe igihangano cyawe kujya kukimurika. Ngo mukanyira ujye kukimurika. Ndavuga ni se kandi nabyo bije kuko nari nzi ko bikumva ko nabeshye kugira ngo nisohokere. Hashize akanya gatoya numva batondekanye ukuntu ibihangano biri bukurikirane, bahera muri senior 1 senior 2 bageze senior 5, numva baravuze izina ryanjye. Ndavuga noneho karabaye. Abantu urumva ko rero bari bamenyereye kumva Shema Yves uri gukina umupira, ntabwo aramuza aririmba. Byarabatunguye, abantu bose bagira amasiko kugira ngo bajye kureba Shema aririmba iki, arahanga iki. Hari abantu kumva ko mu bigo by'amashuri bamenyereye kuvuga ngo urarakina, urarahimba, urana umuririmbyi. Ubwo none nanjye nahise mvuge nti nta kundi nubwo bamvuze kanjye kwandika akaririmbo. Ntago nzaho byavuye pe, ntago nakubwira ngo simbizi, ni ibintu ubwo byaje gukina byimba indirimbo nziza abantu barabikunda. Bana vraiment bakoma amashyi, indirimbo yanyita iba nayo iya mbere, kuko icyo gihe ukumva ko narahimbye ntago nari nyizi mu mutwe. Baramfatiye barantoroshereza babanjyana ku itara, mfata agapapuro nene yanditseho nisubiramo nyifashe ndi kwisoma nyine, kuko ntabwo nene akayifashe kumva ko nagiye nyandika mu minota 30. Niyo wari wiyandikiye nene nandikiye ako kanya. Ndaza ndaririmba barabishima vraiment, na padiri aravuga ati courage, directeur araza ati courage ni byiza, ati none ugenda uyifate neza mu mutwe, ejo indirimbo yawe niyo izaririmbwa. Abantu bataha bari kuvuga ngo Kizito Mihigo umwana aririmba Kizito Mihigo, muri dortoir tujyamo Shema. Ubwo nuko natangiye kumenya ko ibyo bintu mbizi. Habaho n'izindi action catholique, wenda habaga ibintu by'uburezi gatolika. Iyo ndirimbo baturirimbiraho gatoya ko ari yavugaga, niba ubyibuka. Ndayibuka, ntago nayibagirwa vraiment. Ndaje nje ngusanga nk'umunyabyaha, nkunyiyoborere nyiva mu nda ya mama, navukanye icyaha cy'inkomoko, ntiwanyirengagiza urambabarira ngo nkomere mu kwemera, maze kubona yuko ibyo nkora bidahagije ndasaba ngo unyongerere, murenge imbere mu kwemera no kukwemera, njyewe n'Imana iteka ryose, maze kubona yuko ibyo nkora bidahagije ndasaba ngo unyongerere, murenge imbere mu kwemera no kukwemera, njyewe n'Imana iteka ryose. Yavugaga nari nsinziriye. Ntabwo byoroshye ibyo ari byo byose, courage kandi numva ibintu bimeze neza cyane. Uyu munsi twavuga ngo umuhuza indirimbo watangiye kuzikora cyari iby'umupira washyize ku ruhande ryaravuye atereka niyegurire muzika, by'umwihariko usanzwe uri mu Kristo Catholique, uri muri korali, birumvikana ko utigeze ubihagarika. Watangiye kuvuga ati ibintu bishobora kubibyaza umusaruro ndetse nkabifashisha n'abandi mu buryo busobanutse nk'uko uri kubikora uyu munsi ryari. Ni ukuvuga ngo urumva aho ku bapadiri nageze aho ndahava, narahavuye aho za Butaro, njya mu kindi kigo bitaga Groupe Scolaire Papedique Bungwe. Ngezeho nsanga ibintu byo kurira mbashwe da biri mu gicuku, nsanga kabisa no kujya mu misa nubishaka ariko noneho kubera nari militi wa mugani uko wabivuze, ndi militi talent, then nakinaga umupira
none nari nyine mu cyiciro cya kabiri kumva ko habayeho kujya muri vacances tujya muri vacances tujya gukina match amicale na equipe bitaga Sorwate match amicale byari ibintu by'igikombe ngo nimba ari cy'umuvunyi hari ibirambonye ravuga ati vraiment uzaze gukora test mu kipe yacu njyayo ndatsinda ariko noneho ngomba gusubira ku ishuri subira ku ishuri ndi umukinnyi mu cyiciro cya kabiri ngezeyo nsanga ibintu byo kuririmba na korali manza harabagarimo nk'abaririmbyi nka 10 nabwo ari abakobwa gusa abahungu nka babiri basanga baririmbaga bamwitaga idage abagari idage none wanyine timbidage ko aravuga none umuhungu ntabwo agiye kuba idage mu banyeshuri 800 ariko bakora n'ikina mu cyiciro cya kabiri nagezeyo nkererewe njyana na koca cyo gitwara abanyeshuri bafataga fego fa yaduhaga amakarita ikadusinya n'ibyangombwa ngo abenshi bara abanyeshuri bari bakiraho ngo kukina ngo deuxième division ikine under 20 bakibishyiraho noneho baduha ibyangombwa tujyana ku mashuri yacu ngo bajye baduha uburenganzira kajyana n'umukoca wanyu wese n'urugero cyo gihe nagezeyo nsanga noneho ikigo bagira ngo banegereye bahita bakira rassemblement ngo haje umukinnyi ngo bikini biki koca arasubiza ubwo mitamenyekana nk'umukinnyi iyo utekereza ngo ndasubira kuririmba umva nyine nimba abahungu b'abagari babiri muri korali abakobwa ari 8 nyine ugasanga ni danger mitambireka nikomereza gukina umupira pe ndangiye secondaire nkomeza gukina umupira deuxième division njya gukora test ahantu n'ubundi mama aramamagara ambwira ati please wanze kujya kwiga ndabitekereza ndavuga nshobora kwanga kujya kwiga umubyeyi kukinya kubwiye akavuna ukajya kumuryama impande ahubwo ati nawe ujye kwiga ukanga nta kundi tayari mutafata godiyo kocha yesama sustain na rumumba yego yesama godiyo ebyiri arambwa peti ubaye nyonjo tayiri mama yagushatse amagodiyo ebyiri amanama na tiki arambwa ati genda amahirwe masa ujye kwiga ndazo ngo nta kundi umukecuru arambwira ati rero nta kundi jya kwiga football ati godiyo mba ndazifashe ibiguri ibiri ndazigurisha abugenika kwa heri aho no kongera kuzamura godiyo tudakina bitanda parika ngeze i Kigali urukumva ko ubuzima bwari buhindutse nta gukina nabihagaritse nta kandi kazi nshoboye ntaki nshaka ukuntu najya mbaho ariko kubera ko akundi iyo ukoze ikintu ntabwo cyakuvamo kiragukurikira mpaka najya gusenga umunsi umwe nsanga bari kuririmba nsanga nyine urusengero ni rwiza urafashwa ni rw'i Kigali bona ni rwiza baremye mbona bari smart avuga ino bya bine nabonaga muri secondaire kubona abantu unamucyaro urabona abantu babaririmbyi bari abantu nyine bavuga ngo nyine baraciriritse ngeze i Kigali mbona bafite smartness avuga ntabwo bishoboka bayo bavuga ngo ku ishuri ngo umuntu nguririmba n'umujangweri ni wa fake mbona ni byiza avuga ni bwema nongeye ntangire kuririmba njya muri korali gutyo ntangiye muri korali kunya ndirimba gukina ubwo nta nubwo nkibitekereza umuntu wambona rero sasa rero ndi nko kuririmba mu kirizi yarambonye mu mupira yarumvaga ngo mampuye n'abakinyi twakinanaga barambonaga bati ntago bibaho na postinze nk'akantu kuri WhatsApp uri kuririmba muri korali bakavuga ati ntabwo bakubiye phone ako n'umuntu yambaza ati se ni wowe nkamwihorera cyangwa se umuntu yambwira ngo uri hehe kundi kumva wajya ngo uri mu kiriziya nkamwihorera cyangwa se wenda turi muri repetition ugafata agatelefone umuntu akakubaza se kundi kumva wajya ngo uri mu muzika uri kurepeta ntabwo yaho nyuzeho kuko ntago abimenyereyeho kumubwira ngo ndi kurepeta akagira ngo wenda ndi kumubeshya nkamwihorera nyine tukabwira ni nyuze ahantu bari kurepeta nyine ntabwo ari ibyo numva ubwo ngo ariko vraiment ndabikunda ndabikora bikora rwihishwa ariko bimfasha kugira ngo nisengere numvaga ari nko ikintu kimfasha gusenga ngeze aho rero kugira ngo nzamenye ko noneho ibintu bishobora kuba biseriye ariko narimbagamo twagiye kurimba ahantu bita Imuyanza ariko itariki 9 z'ukwa 12 ntabwo nabagirwa 2018 tugezeyo nyine ba mu mwanya wo kuririmba bati ndirimba kuko wumvaga naririmbye hari ibintu mu kiriziya bita ibisabisho mbiririmbye mu kiriziya abantu barishima aya no ni ndavuga ngo tubisabima hari ibintu baririmba boneka kwa Yesu okay then no baravuga ati waturimbye ndabaririmbira indirimbo ya Yesu yavuze n'indanga kwemera uyo yavuze n'indanga kwemera noneho ndaririmba indirimbo ya Kizito indirimbo ya Kizito rero nyimba neza ngeze i Kigali sanga ari umukobwa twarimbanaga
yagakameye ako kantu aragafata na telefone telefone agashyira kuri status yiwe akize kuri status hari umuhungu wahise amamagara ambwira ngo ariko man byuzi no kuririmba ntanabimenye ambwira ngo nkabonye kuri status y'umuntu akavideo arimbaga witwa nde aramumbwira mpita mumagara mu baby nabwira ni wambaye ukanyereza ku kavideo yari indirimbo ya Kizito Mihigo bita Kiliziya Ntagatifu noneho twumve iyo indirimbo tangira mushyira Kiliziya Ntagatifu Urugero rw'ingero dore isangano yemwe bantu ba Kristu bakundwa cyo nimwumve ijwi ry'umushumba rababwira ati nimuze mungane Kiliziya nabahaye ibabere inzira umuryango nabahaye niwo nihitiyemo ngo abariho ndembuza kumfasha gukora abashaka kumfasha gukora ugushaka kwanjye Kiliziya uri umuhire Kiliziya uri umuhire urahirwa nyakuratwa wowe yihitiyemo n'Imana yacu nzima ngo yibere nk'iriba ivoma w'amazi afutse ngo iyahisi yose atubere inyota ya roho dufitiye rurema itangiraga. Donc urumva icyo gihe wamaze kubona nawe nibwo watangiye kuvuga ati ibyo ari byo byose abantu niba bino bintu bari kwibona gutya nawe hari ukuntu watangiye kwiyumva niba waririmbaga iz'abandi kandi nawe ushoboye kwiyandikira watekereje ryari ko ushaka kwiyandikira indirimbo yawe bwite? Ndavuga ngo natekereje ko nshaka kwiyandikira indirimbo yanjye umunsi urumva ku kavideo nagafashe nka Kizito Mihigo barakabona aravuga ati vraiment ibyo ukora ushyiramo indirimbo zanjye rimwe nzaguha support ari Kizito yaramaze kubona kara kavideo wakoze hari umunyamakuru bitaga Muzukuru ukora kuri Flash yamaye nimero ze ndakamusendingira arakakunda amangurana kandi icyo gihe reka da noneho mbona ni byiza ndavuga ariko arangije kugenda urumva ko nyine nahise mvuga inteke nimba umuntu yarambwiye gutya kananjye ndebe ikintu nakora. Ubu ngubu rero nyuma nibwo natangiye gutekereza kwandika indirimbo yanjye bwite numva nta kizere nifitiye avuga ni kamanze gukora cover ndebe ibyo kuntu abantu reaction z'abantu bona barabyishimiye mukoneka bakavuga bati none nabo bakambwira ati kore yawe icyo gihe ngo nese ngira igitekerezo cyo kwandika indirimbo yanjye ndandika indirimbo nagiye mu Kiliziya numva umupadiri ari kwigisha inyigisho nziza bana mu butoza abana gusenga ababyeyi mutoza abana gusenga abana mu bugiye gusenga vraiment iyo nyigisho ntanyifashe. Icyo gihe hari no abana bari basomye mu Kiliziya numva ndabyishimiye nibwo nahise mvana igitekerezo kugira ngo nandike indirimbo wa mugani ikangurira urubyiruko gusenga. Kurabona muri iyi minsi urubyiruko kugira ngo ujya gusenga cya muri korari arakubona akavuga ati yaramamaye umuhungu. Ubwo noneho nibwo natangiye gutekereza ngo kanandika indirimbo yanjye mvana igitekerezo mu Kiliziya mpava mvuze nige kwandika indirimbo yanjye bwite ndahita nyandika pe ashize nk'iminsi 5 mpamagara Deni producer umfasha kunkorera ndavuga ni indirimbo yanjye kabisa gutya na gutya ubwo nahise mvuga ni ishyize hanze mbona nabwo abantu barayikunze vraiment
numva nagendera muri iyo ritme noneho. indirimbo ya mbere wanditse yeye Yitwa Nawe Waza. Abantu bajya bananyita ngo Nawe Waza, abayizi bakamubwira ngo Nawe Waza, bakagita Nawe Waza. Yitwa Nawe Waza. waza hehe rero sasa Waza wasanga Imana. Wasanga Imana kuko abantu benshi bakunda kwijandika mu bintu byinshi ariko bura ubuzima bwose iherezo ry'umuntu ni ku Mana, wakosa wagira ute iherezo ni ku Mana. Rero nimbo abantu batinya ko malariya ikiza kera yafataga ikigabo cy'ibiro 200 itapima niro bikaba kubita hasi. Umaze kumenya ko ubuzima ari bw'isi rero wasanga Imana, wahiririmbira, wayikorera, ibindi byose ukeneye ubibona nyine nk'igihembo cyangwa se nk'ishimwe cyangwa ibindi byose maze ushaka ijuru ririmbira Imana uyikorere. Niko nabwiraga abantu, namwe muze musanga Imana. Babyeyi mudutoze gusenga Imana, bana nimukunde gusenga Imana. Yesu niwe nshuti y'abana. Nuko niyo context yari irimo. Turirimbireho rero twumve injyana yayo. Nayo waza namenye ibanga ryo kubaho neza n'ugukunda Yezu nkamuha ibyanjye byose. Aleluya iryo ni ryo banga. Nawe waza. Yego. Abantu benshi cyane bakunze kwibaza cyane ku bijyanye n'uburyo ki uyu muziki ukorwamo. Ni ibintu biba byoroshye ubundi siyo kuba ari impano yawe, ubundi biraborohera mu bijyanye n'uyu muziki. Ubundi usibye abantu kugenda birengagiza, ubundi indirimbo ni ikintu kiba kizahoraho, ni ikintu cyo gufasha umuntu uyu munsi kikamufasha n'ejo. Abantu babyicira bafata indirimbo bagashaka kuyigira indirimbo ye ku giti cye, agashaka kugira indirimbo yo ku giti cye kandi nakamenya ko indirimbo ari societe iri hanze imukurikirana. No kuvuga ngo ikintu ngewe yongeye kurimba indirimbo nago nita ngo ifite ijwi ryiza, nago nita ngiki, nge nita ku kintu yanditse ite irafasha icy'umuntu. Kuko nicyo kintu kiriti kindi yakomeye kuba message ku rutwe yagombye kuba ibintu biri bobo bidunda bisakuza gusa abantu ibyo bisakuza wabisanga mu bisope aho babiri. Ariko indirimbo ifasha abantu gusenga byanga byakunda ni indirimbo umuntu arumva agasigarana ubutumwa. Nk'ubu ngubu nge nakubwiye n'urugero, nagiye ahantu ntivire ahantu gukora karaka, nawe urabizi nk'umuntu nyine njya kunywa ahantu amata mu masaha ya saa sita. Noneho ngezeyo nsanga umuntu yacuranze iyo ndirimbo yawe ihangi iri muri telefone ye. Noneho urumva muri kantine haba harimo amata, amaji, ibiki byose uwayinja ariko kuvuga ngo icyo cyayi nkeneye kuko irimo kuvuga ngo ubutunzi ukeneye, ibintu byose ukeneye Imana yabiguha. Noneho we yaje ari kuririmba ikintu aravuga ngo icyo cyayi nkeneye, ayishyiramo akavuga ngo icyo cyayi nkeneye. Vraiment navuze ni ijambo riri simple, yarishyira mu byo ashaka ariko byanga byakunda. Nimba ziki icyo cyayi akeneye yaragikeneye ariko nacyo n'Imana yakimuha byose, Imana ibitanga. Vraiment numvishe ndavuga ni hari ikintu byanga byakunda ibintu biri gusiga, hari message n'uvuze icyayi akeneye hako n'ubutunzi yabwumvisha, no gusenga Imana yabyumvisha, no gukangura umwana gusenga yabyumvisha. Vraiment nge nkunda kuvuga ngo indirimbo iri based kuri message. Mu muziki wawe ukora ubundi inspiration yikura hehe? Inspiration ni uvuga ngo nge nkunda umugabo bite ntahandi nayikura. Ari abaririmbyi kubera ko uriya mugabo yandikaga indirimbo zifite ubutumwa. Kizito Mihigo yandikaga indirimbo zifite ubutumwa cyane kuri kiliziya, cyane no ku bantu bisiga ikintu ku muntu akumva akagitekerezaho. Niwe inspiration nyikuraho. Hari abandi baririmbyi nshobora kwigiraho ni benshi, nshaka kugiraho kuririmba. Ako icyano cya mbere kibanze ngiye kuri jewe byo gutanga indirimbo z'ubutumwa ni kumora kuri uriya mugabo Kizito Mihigo, niho numva pe unyinspira. Iyo abantu bakubwiye ngo uririmba nkawe wowe byakira gute muri ubu buryo? Yenda usiye ko wabagize n'amahirwe yo kuvugana nawe ho na mbere yuko yitaba Imana, wowe byakira gute muri wowe? Biragushimisha cyangwa hari izindi mbaraga bigutera mu mikorere yawe? Biranshimisha, bintara n'imbaraga kuko urumva nimba nshaka kurimba indirimbo nk'iyo ngiyo ikiza, iyo Nawe Waza, ari umuntu amaye screenshot yarayipostinze, umuntu aravuga ati se umuntu ni Kizito Mihigo toya ati ni umuhungu twiganye kuko n'uwo mukobwa twize bose bize ku kigo kimwe twese. Aravuga ati oya timanzi kiretse umanzi wanyereka
ifoto ye neza cyangwa se ukamuma tukavuga noneho yampamagaye anshyira bya bindi bahuza imirongo anshyiraho ntabizi arambaza bite ni sawa nese ya ndirimbo niwo nguru kumva ko aba confirmed ko indirimbo ari yanjye binyuze kugira ngo yumve ko ari ngiyewe tuvugane nyine ntibabyemera ariko ngiye biranshimisha vraiment biranshimisha nanjye umuntu ambwiye gutyo biranshimisha nanjye mba numva none nahita ngenda noneho wese nahita njyayo none nawe ukaza nuri akaza twese tukajya ku mana mu by'ukuri urumva ubutumwa bwawe uyu munsi uko ushaka ko bugera ku bantu ugize mu ndirimbo niko uri kubikora cyangwa still aracyari imbogamizi zituma yenda udakora uko byakagombye nawe urabyumva ntabwo ariko ndi kubikora nk'ubu ngubu urumva hashize indirimbo isohotse yanjye ngiyo hashize nk'amezi n'abiri hari n'abiri ariko urabona ubundi ubutumwa mu ndirimbo bagombye kujyana na action kuko ikintu uba ukoze ikintu uri kuririmba cyagombye kujyana n'igikorwa kiri kuba wenda ako kanya cyangwa se kikagerageza kuko ibintu uba ukoze haba hari igihe bizarebwa n'abantu batumva akaba ari kubireba nyine akamenya ko byanga byakunda nimba barakubitaga umuntu impumyi nani igipfa mu matwi kirabibona kuri screen kuri televiziyo abone ko message yatangwaga no kwirinda wenda kurwana mujye gukunde kujya gusenga impumyi nayo nyine ikabona nani igipfa mu matwi kikabona message no vango muri ubwo bushobozi ufite ubumuga bwo kutumva akabona biri kuba ufite ubwo kutabona akabasha kumva message akumva vraiment ariko mu by'ukuri kugira ngo ibyo bintu byose bigerweho unakore cyane unakomeza gutanga umusaruro muvandi biragora nkanjye ubu njyewe ntabwo nakubera ngo birangora cyane mbese uri kumva ko haba imbaraga zikenewe hari ukujya kwishyura aba producers audio video hari n'utundi tuntu twinshi tuba turimo amatike hari naho ugeraho umuntu ugasanga nk'ubu twegeze kujya gufatira video ahantu bitamera neza tugezeyo umuntu araza aradukanga nta n'ikintu ashinzwe ngo hakumbwiye kukimuza hano ngo kumutabise uburenganzira tumuha igihumbi nabona kugenda urumva yabakuyemo nyine yadukuye mu mukanya inzego z'umutekano abanyerondo baradufasha se none ko twahaye mugenzi wanyu mwatureka twigendera bati mugenzi wacu we kumva ko n'utuntu twinshi twadusabwa nyine biba bisaba amafaranga biba bisaba ubushobozi mu buryo bw'amafaranga hari icyo waba witeguye gukora yenda tuvuge uyu munsi bitewe umaze kwaka indirimbo zingahe actually ka tuba indirimbo nyinshi nk'uri kumva nawe waza ni indirimbo nandikiyeho bitewe na situation nayivanye mu kiliziya na mbese na feelings padiri yampaye mwigisha yampaye numva nkomanze ku mutima nanjye ndavuga inoke bitama natashye mfite telefone smartphone recordinga nkagenda ndikodinga two numvishe kumva ko ni ikintu navanye aho ngaho ariko mu buzima busanzwe mfite indirimbo nyinshi mfite indirimbo urukumva ntago ndirimbo vango ndarimba indirimbo z'Imana gusa n'igihe nshobora kugera hano ngasanga n'abana mu situation y'abana imfubyi nkaririmba ku mahoro n'ubuzima busanzwe indirimbo nise umugabo nyamugabo ubu ngubu ariyo nagiye kwa producer bita mwaramfashije kuko urukumva ko nayimbye nawe nyuma mbonye abantu bakoze subscribe mbona zigeze abantu bakamamagara mbona baramamagara vraiment abanguriye agafanta numva ndishimye mpita nandika indirimbo bita mwaramfashije biracyari nayo iri muri iyi system muri iyi style ya iri muri style ya Kizito Mihigo ndamukunda pe urumva ko indirimbo ndazifite nyinshi ndazifite kandi nziza kuko nkunda kwandika indirimbo nziza zifite ubutumwa okay yenda sinshaka ko tuza gutinda ariko ndashaka yenda nyuma ya nawe waza indi ndirimbo ndashaka ko ndashaka kuduha nk'indirimbo nk'ebyiri indi ndirimbo akabiri waduha niyihe yenda abandi bantu yenda badukurikiye bagusure kuri YouTube channel yawe uratubwira nuko yitwa nuko ya muntu bize kumurera kwishaka nuvuga ngo indi ndirimbo iriho ni cover ni cover yitwa nahawe nyagasani cover yitwa nahawe nyagasani ni yandeyo we ni cover ya Kizito Mihigo yego ni indirimbo yitwa nahawe nyagasani nayo vraiment yaranyusupiye ku bintu runaka yego ko ni indirimbo nziza ifite amagambo meza yanditse neza isaba Imana muri bwa butumwa nyine nakubwiraga busigara nyine mwanya n'uwawe rero ariko actually YouTube channel yawe yitwa
YouTube channel yanjye yitwa Umuhuza Pacifique. Ni Umuhuza Pacifique. Umuhuza Pacifique. Pacifique. Umuhuza niko YouTube channel yanjye yitwa. Wandikemo nawe waza Umuhuza Pacifique. Ibyo byose uraza kutubona. Iyo video ya nyuma nyine yageze kuri YouTube yanjye channel. Okay, twagiye nahawe Nyagasani. Nyagasani muyobozi w'imitima ni wowe niyeguriye dawe soko y'ubuzima ndakwinginze ngunyobore sinzigera mbyibagirwa bizambera urwibutso binkomeze mu kwemera nzajye mpora ngusingiza Nyagasani muyobozi w'imitima nahawe ngendana mu by'ukuri Pacifique reka tugushimire cyane ariko ubu ngubu kuri wowe hari abantu bakunda uyu muziki wanyu cyane mu buryo butandukanye harimo donc n'umuntu yenda kuri kino kiganiro akaba agize ikintu asigarana ku bijyanye n'uno muziki ariko ubutumwa waha abantu muri rusange ku bijyanye n'uno muziki wawe ahanini yenda binahurirana n'icyo wigiye kuri role model wawe mu bijyanye na muzika Kizito Mihigo nk'uko bitubwiye kuri we still y'umuziki we yagiye gufasha ndetse n'indirimbo zimwe na zimwe zikaba zaragiye zigufasha kugaragaza impano yawe ndetse nawe akaba hari ibyo yagiye gushimira ko wakoze neza mu buryo nk'ubwo ngubwo mwagiye muganiramo uyu munsi ubutumwa ufitiye abanyarwanda n'ubuhe nyuma y'ibi byose bya muzika wawe ugenda ukora mu buryo butandukanye ubutumwa ufitiye abanyarwanda nk'umukristo muri rusange nibuka ngukiye gusenga ikindi nzakomeza nkore kandi nzandika indirimbo nziza pe nzandika indirimbo nziza vraiment zitanga ubutumwa ubundi butumwa bundi bazajya gusanga mu ndirimbo zanjye uzajya nkurikirana azajya gusanga mu ndirimbo zanjye kuko nkunda kwandika indirimbo zifite message kwa okay bunashaka kuvugana nawe yakusanga hehe yakubona gute haba ari telefone cyangwa se ni yindi mirongo yawe ikoranabuhanga umuntu yakubona mu buryo nkunda gukoresha ikoranabuhanga cyane cyangwa se imbuga nkoranyambaga cyane wapi nkoresha WhatsApp Instagram gake cyane nakoresha Facebook n'imbuga gake cyane ariko cyane WhatsApp ahandi mbarizwa ndirimba muri Kora Ileviva ikora ubutumwa muri Regina Pacis na nimero ya telefone nta bindi nimero ya telefone nimero ya telefone 0788 20 27 5 0788 20 27 5 reka tugushimire cyane mu by'ukuri tuguhe natwe akanya ukomeze ibijyanye n'umuziki wawe ariko tunibwire abantu badukurikiye ushaka kuvugana nawe hari nimero ye cyangwa se ukamusura kuri YouTube channel yitwa Umuhuza Pacifique niyo mazina ye n'ubusanzwe ni nayo akoresha mu bijyanye na muzika nta mazina ningo ibyo birabaye ibyo ari byo byose twizere ko biraza kugenda neza rero nawe udukurikiye ushobora kumusura ukamuha igitekerezo cyangwa se ukamusaba ibijyanye n'indi mikoranire cyangwa se n'izo nkunga uko yabivuze kugira ngo yenda akomeze gukora ibiruti byo yakoze muri ubu buryo bitewe nuko nawe hari aho yumva agomba kugeza umuziki nyarwanda cyane cyane mu bijyanye n'iyobokamana kuko twese tugomba kugandukira Imana ko tuzi ko nigena byose rero turabakunda Imana ikomeze kubaha umugisha mu byo mukora byose rero turabakunda kandi mukomeze kugira ibihe byiza mukomeze kubana natwe ndi Pacifique yo kwizera mwabanye muri kino kiganiro aho muri hose mukomeze kugira ibihe byiza.
Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.